Keniso igikuru Kevin Kadagura views. Chris Easy agura views. Bruce umwami. dufata ibibazo bitatu bya nyuma ubundi bite nakira Dumba arashaka kutujoininga hano. Dukurikije urwego rw'imiziki tubona ukora ntabwo gikora imiziki y'abanyarwanda. Biterwa n'iki? Mutarabikunze ko tuzaturimba icyongereza muzabitubwire kubera ko nitwe bakiriya nako nimwe bakiriya tugira tuzabireka rwose. When is your collab with Element? Collabo yanjye na Element ni anytime from now. And which is your favorite song to from Bruce Melody's album? Ni Ulo. Tapostinze album ya Bruce Melody. Arabizi neza se. Ni ihe hit uri gukunda cyane mu Burundi. Fernando, shout out to Fernando. Bana Juno iraharira. Bo ntago nababeshya ngira hari akakanya ariko mpamya nashidikanya kubera ko ari turi famille anytime iyo ndirimbo iba yaboneka. Can you make a song with the band? Tiger of course twese tubyifuza ko umuntu yakorana nawe. One wawe na 155 umuzite. Bana wanjye na 155 AM ibintu bimeze neza ahubwo murabona ibintu byiza byinshi cyane byatuma nyine mubibona ko ibyo bintu koko biri mu kuri. Indirimbo wakoze ukayikunda cyane kurusha izindi kandi bitakugoye. Uretse n'izimaje zanjye nzatigitange ngutsindire kwaje iyo kwaje ya naretse zino mbaga panchi ngizishori zitandye umugono iyo ugono yaman ni say my name. Na album ufite uri kudotegurira muri iyi minsi. Ziminsi mbivuga ikijyanye na album cyo ndacyanaunsinga ariko niyo ntumbero yanjye muri uno mwaka Imana imfashije byakunda kabisa. Umuntu yabajije ikibazo kigoye cyane ati tubwire top 10 y'abahanzi 10 bambara neza. Twese ko twambara neza ubu namenye ari abaye. Gusa harabamba mfana Davis D Kivumbi nawe yambara neza, mfana Ish Kevin yambara neza, mwafana bandi ni benshi cyane. Abantu bambara neza bo ni benshi cyane abantu barakaniye. Hari n'abatari abahanzi bari aba influencer nk'aba DJ cyangwa abantu bose bahura n'ino music nkafana Brian ni benshi yeah. None se wazadutayemo kahiti we na Yamano turabemera cyane. Yamano kabisa nawe arabizi ko ibyo gahunda tuzirimo nuko amugani time bitarahura neza ariko as soon as possible. Ati nandirimbo ufitanye na Shafi. Ntawambeshye. Ndati yagira ati nubona kanye turimbije kuri Joli turayikunda cyane. Ubu ngendi hasi erega wangize idage moi je ne sais pas gusa numva mbikunze très jolie nana hasi erega wangize idage moi je ne sais pas gusa numva mbikunze. Iwacu ute komera dataraje mu gitaramo cyawe muri Canada. Ukuntu nakiriye kuba mbere dataraje mu gitaramo cyanjye muri Canada nabifashe ko nta mwanya yabonye. Nyagusohora indirimbo zingahe mbere y'uko umwaka urangira? Nago navuga umubare wazo ariko kubera ikiri birarane nagiye ngira muri uwo mwaka ndikumva mbagomba indirimbo nyinshi cyane muri uno mwaka kandi byanga byakunda muzazibona. Uravuga iki kuri aya macupa ya Heineken ari kwinjira mu gitsina cy'abakobwa cyane? Amacupa ya Heineken nta kintu na kimwe nayavuga. Keniso igikuru abantu biri guseka iki ntabwo nari bwabone imbwa iwawe ku isi nkawe. zaya tugufasha mu buga bwawe. Zaya tugufasha mu buga bwawe. Kaka video uzi kaka video. Ngo abantu bari babajije mbere yuko uza ngufata gute nzovu mufata nk'umu hate mate. Bimeze bite se mwana? Ndi power. Dore wanze kumbona babaye inzobe man. Erega nde nabo nisiga mu kurogo nkamwe man. Urabizi ko mu kurogo byanze. Ikwinywera gakira. Mukuru wandi ukwinywera
ndi kunywe ndi kwinywera akabadi durama. akadumva ngari kwinywera akabadurama. Main, stop. Ngo mureke gukoza isoni ngo cannabis. Yana Cannabis yababaye kabisa. ngo ni ibintu niyo abantu bari smart ntabwo ari ibigoryi. Wese wabivuga iki? Yes, ibintu bya cannabis ni iki mbizi. Ibintu bya cannabis ko ndi umunyarwanda. Ibintu bya cannabis ntabwo byigeze byemerwa hano kabisa. ntabwo byigeze byemerwa iwacu. Dore u Rwanda rufite account yitwa ngo igikuri. Ruhora rwivugisha. Wowe muntu wiyise igikuri nzakujyana muri RDB. Urwo Rwanda ibyana ariko nabyo biba bifite data biba bizi Oya, gusenya. hano hari abantu basigaye bari tayari. Bani basigaye bari tayari ku buryo upfa kwanonsinga akana kahita gakoramo cana. Waragiye abakobwa baranyanga. Naanza sasa, naanza. Umva, mana ariko ndikubona ufasha body kabamwa na Kenza. Bro, ariko se unzi gute? Do. Man, Ega jewe ngubu kenisoro. ufite umubiri w'umutwe. Dore ikosa rimwe nashobora gukora. No kuzirika ihene nziza. Bya bintu bavuga ngo ihene mbi no kuyizirika ku nziza. Ntago nakuzirika ihene nziza. dore nkuno mubiri bro. Icyuma ku kindi njyewe ndaranagiye. Bagira ngo nitwaraye hamwe. Urareba ko kaboro. Icyo ni igikabyo nk'icya wa muhanzi sha umaze iminsi umanaging. Nirirwa igikabyo nk'icya y'amana. Ya nagari we mbusa. Wa muhanzi ni wa muhanzi. Ni wa muhanzi witwa Jarine umaze iminsi managinga twagiye. 1 2 rambura umugongo bro. Rambura umugongo. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 umva n'umuti ntabwo ujya muri Amerika. Umenye ko gitega indege ntabwo gitega indege kabisa. Bro ndi mubi cyane jewe. Ariko urumutse man urumutse ariko mu bushize hari umushyitsi wacu tuziranyeho witwa Janvier de Manager. Twari tumaje gushiramo kwa kundi bamubaze guhuza urugwiro ahita avuga ati nadumba arabizi ku kintu cyitwa push up ku kintu cyitwa pompage ndi mubi cyane nadumba arabizi. Twamanutse twakoze position de pompage y'abana nta n'iminota 2 yamaze ahita avuga ngo mwamfatiranye mukanywesha inzoga sha. Uriya wapi manager wanje byaramunaniye naramwirukanye. Manager ariko ni sawa cyane. Ubu nta kintu gifite abwira abaturage. Ntacyo yica nta n'icyo kiza. Arakica Caritas. Bayitamena amabanga ya famille man, baretse tamena amabanga ya famille.
ushaka kumena amabanga ya famiye arakica abika wallet yanjye arya amafaranga gusa. ariko ngo mu maraso yacu hatembamo iki? Atema amafaranga. Murakoze. Murakoze. Keni njema nakubwiye utuntu turenze. Mba nakubwiye ikintu kirenze, Keni njye nkubwira utuntu turenze kandi umbaye hafi wa umunyabwenge. Ndakuba hafi se kangahe? Kentari. Kentari hano hafi ari kuri phone. ngo abakobwa bo muri Swiss bose basigaye bariho baravuga turiya muhungu Kent. Yakoze iki? Ngo niwo muhungu wa mbere ngo ufite fresher, ngo niwe crush w'abakobwa bose ngo bo muri Sweden. Bikumva Kente? Amakuru yabaye ko ari we muhungu wa mbere muri Sweden ngo ufite waje ngo ufite crush. Bambwirire ngo ndi mariye. Ngo wasize abakobwa bose bashakanye. Narashatse Dumba afite umugore n'abana babiri. Uzi cya gikobwa cyitwa ngo Neri. Byagenze bite? Umva ngo cyahize Kent wana ngo kiramubura ngo n'ubu kiracyagusha. narashatse afite umugore n'abana babiri wangu. Na Kenisore garashatse. None Mugabe. Ako Dumba man uziko ariko ubw'amahirwe wenda nuko munivuganira nyir'ubwite. Ako Dumba menya waranze gushaka kugira ngo ugikomeze uvuga ibyo bintu ku mbuga sha. Niyo mpamvu wanze gushaka. Yafite umugore. Ingo z'abandi ntago zigushimishije man buri kuzisenga. Arubina namugize umugore mu ibanga rikomeye cyane. Kagenda wararucira rumira. Arubina aragenda. Arubina aragenda. Mukura ikintu cyitwa ubutinganyi. Dumba man rero Dumba njya nkwishinga man. Naba nkirandinga muri Canada man bakahita bambwira ngo umugore wawe agomba kuba nyanga. Umugore wawe agomba kuba nyanga. Oya arakuza. Uzamubwirire ngo manimo ndatwika. Ubundi mani ibyo bintu nibyo bya mbere ko byari byo kuki isugi bigira prank. Oya ashore ndabaza abagore baranyihinduka. Abagore uva hano ukamubizanye neza kuri muratwika ukajya kubona arakwihinduka. Ngo yango Dumba. Ntazi wakanye cyayi. Umva Dumba tutarajya kure man nago nigeze nanga credit ariko abantu bari aha ngaha bamenye ko Dumba ebana ikintu kitwa Phenomena arabizi ukuntu naye narawurije ariko Dumba ari mu bantu ebana bafashe ya mbere kabisa kuba bahari. Ubwo nuwacu nyine ubwo Dumba ndamushimiye imbere yanyu. Dumba ni umuntu w'iki ariko cyacu. Dumba reka ngushimire man, ikibazo nuko nyine mba nashaka gutera imitoma man kubera ukuntu tuba tubayeho nk'abasirikare. Wowe wumva ari frappe. Ariko imitoma hari ubwo ijya imfata. Ariko wabonye nyine haso twakoze man nago nabura kubivuga man mu ruhame rw'abantu. Waradufashije mwana wa mama, waradufashije. Umva dore ka Berina ngo Dumba turamushimiye natwe ngaheruka kuri shoot. Ese mu mushaka kubona na ryari? The next day after the shoot. Ega tuba dufite ibintu byinshi byo gushutinga. Rimbwa. Belinda tuba dufite ibintu byinshi byo gushutinga. Urifo man none se none. Nje numvaga hasi udashaka kuzivugaho kubera nyine abantu bagomba kumenya cyangwa warafungutse none usigaye uri umuzungu ubwo waje muri Canada. Oya turabazungu urabizi ko experience tumashije kwigira ya kizungu kabisa.
tura appreciating amani ho ibintu byiza nibizajya bibaho man tujye twa appreciating kandi si n'ubwa mbere bo hari abantu batubona ngaho nyine bakagira ngo nyine nuko ibyo bintu biba bimeze gutyo nkuko babona biri kuvanga igikuri kandi koko ntubeshya noneho rero bakagira ngo nyine ni beef Dumba rero niwe muntu wa mbere bo ariko reka ndeke kumushimira cyane ntamwicira umuvuno mba nabikoze araka video mfite ngomba gutahanze mba ariko Kenisore yarambwiye abanyarwandakazi ngo agiye kunyimura arangije arabura Dumba mba nakubuje kuvuga ibintu bya famille man ikibazo rero ibanga ni ikintu wibagiwe ubu byisi bya famille famille man man none ninzajya namupanga akazi ko koza ibyombo zagize ubivuge umva twivugire kuri fenomena man fenomena urumva abanyarwandakazi banyarwandakazi ni wa mungu wanyuje skiza wa mipango nta kigo kibaho kindi nka Mbanda Mbanda ni urundi rugo sinari ko ari urugo byagenze bite Mbanda nagiye kubona nyohereje akantu kuri Nuza kuri Snap arimo marigana wa mutipe ngo Prophet Joshua ngo Dumba ngo twika avuga muri accent ngo kuwa gatatu ngo ndakugurira fanta ngo kumwe cya Prophet Joshua cyagereza message ikimbwira ngo Dumba kutakinwikira ngo twika ngo kuwa gatatu ngo ndakugurira fanta ngo twe mushaka utugambo uvuga ngo kuwa gatatu ndakugurira fanta cyambanda kirimo kiravuga nkawe neza ukuntu avuga Mbanda ajya yiyongoza akabimbwa nawe akabimbwa nahise n'ukuri abantu benshi rega baratebya I know ibi bikarita sikumbe biba byihishe noneho hari uwundi witwa Shoshomura Shoshomura aratebya kubi ewana iyo nyohereze message mbaza nkamara nk'iminsi 5 ndimo ndaseka Shoshomura nawe n'umuntu utebye cyane mu bantu bamuzi ariko man ndabona wararuhutse man iyo turi kumwe sinzi umuryo impamvu utagira uruhuka ngo use gutyo ntago nshobora kuruhuka ntago nshobora kuruhuka unywesha ubuyoga bwinshi ukambwira Dumba ikibazo cyawe man ugiye unsebya kabisa nawe impamvu bwije unywesha banyarwandakazi nari mfite iPhone 14 na 13 kena mbitisha amashoti nyakaze Dumba ni ngombwa ibiboro byose nyine ujye bivuga man karibanga cyacu udashobora kuruzinga ibibanza bibiruka bambwira ngo nigika ko wasinze ugatorwa wari wambaye ngo Kevin Kade ngo aragukunda cyane dore Kevin Kade arimo akubwira ngo yaguciye ngo yakubise hit arengejeho guseka man ariko Kevin ubwo barimo arakubwira ati ngiye kukuzanira hit nkuzaniye hit wakintu uracyari muri fenomeno Yabana arakanira cyane wagira ngo yatumwe na guverinoma kabisa ariko Kevin Kade nuko akora kandi narababwiye ariko yarabahumuye sigaye mbabona mubyirukankamo oya ariko ntitukajye tubona ibintu ngo tubyite ngo papa gigi cyangwa iki Kevin Kade nyine agerageza guhereza Valeri nyine ibintu bye nyine tu nago wagira nago wabirenze ingoyi nyine byaguciye mu maso nawe ndabona ino minsi usigaye ubyifatiramo wihiringa ukuntu nkavuga ati aka ni akantu ka Kade arimo arabasiga naryiki twigira ku bantu nyine ari ibintu nyine twigira ku bantu man rega nta muntu ugira karite zose man ari ibintu mba ngomba kwigira kuri Kade nyine kandi urabizi ko Kade nyine ari umuntu pushinga nyine bishoboka cyane abakoze ibintu byiza kandi ntabyicarane akabipushinga tunumara kandi Kade ni mungana muri industry mumazemo igihe kingana baya ntabwo tungana waramutanga iyi ndamuruta
ndamuruta oya arabizi ariko nawe ko muruta ariko Kade yagutanze gukubita hiti. gukubita hiti se ni gutanga gukubita hiti si ikibazo igihe umaze muri ibyo bintu si ikibazo nyine kuba wakubita hiti nyine neze ntabwo uzi abantu bakubita hiti bakimaramo iminsi 2 Bato na Rita. oya Bato na Rita. oya Urumva ubundi muntu nabonye nawe asigaye abizika Juno uruzingo nabonye nako rusigaye rwirwanaho. Juno Obo oya Juno se uruzingo rwagiye Bashabe. Uruzingo rwagiye Keti Bashabe. bigenda bitese amukorera challenge nyine bagira nuza bagira ndavuga ati ke kwa ugura ke bagira inki tangiye kwisesa nkaje gasuko eregara amagambo manashaka kuvuga gasuko ni wituma ngo Banyarwandakazi ndashaka kubamenyesha ko igikuri gifite umuzigo hanze fenomeno mana yanje we uwo muzigo uje ariko umva reka kubwire niba ufite ubuhe burozi ubundi imizigo yawe igenda ifata abantu gahoro ubundi imizigo yawe ntinyaruka bimwe bya Kevin Kade ngo byuba ngo munda imizigo yawe igenda ifata abantu gahoro ubu uzasanga ifite miliyoni 3 tutazi aho zaciye rega nta rashi bihari rega abantu babakeneye na time yo kumva ibintu bakadijera nyine tuni nkuko umuntu nyine arya ikintu bakaba yicaye kugira ngo atajya kuryama bikaba ibibazo nyine bikamugwa nabi umva rero abantu bacu bakakariraho na dessert bakavuga ati twitonde bakakanyweraho nikeni abakeneye ukanywera icyo kunywa agahenikeni agahenesi numva rero abantu banjye nkeka ko nyine ubahereza time nyine bakabyumva gahoro nyine bakabihereza amanota 3 sha Mukaritasi sha waragiye tutarafura pa wa Mukaritasi ngo bamwita ngo nuza bamwita gute wa mukongomani endese bamwita Pisike ya Pisike ko tumufurapa tukamukuramo nk'igihumbi cy'amadolari ariko nagiye gusanga ari umukene nawe murushe amafaranga ariko sha abantu batume Ndumva nukagisebanya ngenzi ko Pisike ari umukire mana umukene se Pisike ni umukene aya ndumva nukagisebanya naramumenye ni umukene bo ntago turahura nyine live ngo turi kumwe twenyine ngo menye kina providing kuri table ariko nabonye nyine man nabonye bo ushize ubwo ngira show ngo yari yaguze VIP yose yari yavuze ko ngo batari buze no kubona ahantu banyicaza Mukaritasi yaguze VIP yose aravuga ngo nihagira abantu bajyamo yari ya providing ndetse buriya wowe ubikurikirana wowe ubiri hafi yaguze VIP yose aravuga ngo nihagira umuntu wicaramo ngo uretse abakobwa gusa oya abakobwa bajyamo ariko abakobwa bose batazi uwabiguze abakobwa bose baramwanga ndaza kugukonvenka rero ndakwereka screenshot ya message oya ko ngenda ngewe buriya nago basebye umuntu ufite ubushobozi impari ndamubwira ni kora uko ushoboye rwose iyi message nyerekane numbwire genderi ariko ntacyo azabakorera n'abakire mba nababeretse sha man ubushize ubwo amiruka muri Canada wamaye amafaranga ariko man ubu ngubu nagarutse bumoromita kabisa natashe uko nagiye nagarutse bumoromita ngo sintawe uko naje moromita man natashye ko ukuntu byahise bibajya isi ba remix natashye uko naje moromita Ndihura nadumba bamfura pa banashyi uko naje moromita kabubwira hari umukari manager uribuka ko manager icyo gihe ntabwo wari umuzi neza manager yaje arambwira ati du
ati ujya ngo sinshobora kuva hano ngo nahaye kenisora amafaranga nari nifitiye amadolari ya 3 arambwira ngo mahe ayo mafaranga ngo ndaza kuyagusubiza ngo amafaranga ngo ndaza kuyagusubiza ndayamuha amadolari yanjye 300 arayaguha ahita yagumana na n'ubu ntabwo arayama ni ukuvuga ko ayo mafaranga ndayaguhaye ntabwo watashe uko waje ariko man ikintu cyitwa aba diaspora ifente bazanye ry'ikarita ry'ikarita ngo narengeje limite iriya ifente ry'ikarita Belinda uzongera kunkubita ifente rya kadi iriya ifente rya kadi ndumva biriya bintu byanyu byo kwivugisha ngo narengeje limite wana ngo yarengeje limite ngo y'amadolari agomba gukura ku ikadi oya ikintu cyonyine nize muri 2025 rya fente ryanyu ry'abadiaspora ry'ikadi ntago muzongera kuri insinda kabisa hari n'ababa batarengeje batayafite ngo Belinda nari ngo abantu basaba ngo bagiye kubishira ku rundi rwego ngo bagiye kujya bazana POS ngo muzajya mujyana home ubwo ni ubufete bwa DFL akuje ariko kubera ko mutinya kuvuga abakire ba oya when it comes to ferry man narakubujije Elise ni ibiki tazatuma ihene yurira urugo Feri nta kintu afite abwira abaturage ngiye yarakimbwiye ni ngombwa se rubanda nyamwinshi unsigira umugore nawe akigenda aranyanga we cyana dine reka cyane wasize kigiye kuba ikigore cyanjye uze dumba man wagireka kuvuga bemvest ari investor bawe je ntabwo bandeba abo n'abantu uzabivuga ibyo bintu uzabivuga turi muri club turi kumwe na Fernandine na umubiti icupa ngo mahane yawe amapeti wambarira mu tubari abanyarwandakazi Dumba ngafite sentire noire umunsi bagukubise nzasohoka nitahira waramwe ngo ufite sentire noire ndimo ariko kuri iki cyuma mpora nterura nta muntu ubu ngubu ukinkanga bro ngushyiramo iya vuba ariko nabonye umwitozo ukora buriya hari ukuntu umuntu yibanda ku nyama runaka nabonye wibanda ku mugongo cyane uburyo umugongo wahinika ukongera umugongo wazajya ugira gutya flexible nyine y'umugongo ariko ukuboko urabona ko gifite umwitozo urabona cyafasaba igihe kinini cyane Nadine yibeshye gusa apime Nadine try once Nadine tumufuhira turi benshi shaha tumufuhira turi benshi ikibazo cya Nadine ariko reka mbyihorere simbivuga ngo ni baida we Nadine ngo ni baida we nijya baida we ari indirimbo yanjye nawe yizivuga ngo I'm no longer a single boy my baby nkunda cyane byuzuye byoshe by the way ayiga mana we mbonye kapobiri kuva bamufunga yarazimye ngaho ase Dumba ariko mani nzajya nkwishinga kapobiri kuva baramutayishe yavuye yahita reka minture akore najya ngaha ariko umuhungu wanjye Pazari ari safari kabisa Pazari safari
Awo Pazo niwe muniga wanjye i Kigali. reka abandi wapi Umuniga tumeze gutya jewe na Pazo. abandi wapi Kochi ni kubuza Keri yaje amubeshesha kanuza gashopo k'ubwenda ariko nayo byaranze arangarukira. hafi wa mupapa we Erega yo jewe sinyatinya ayo ngayo mu mwatinye mukwepa gutya ngo ko Kigali yanyibye amubwiraga ubwenda arangiye gupaza arangarukira. hari abantu batavugwa Okwa uwo ni njyewe sorry ndi kugerageza gacaja Pazo aho uri hose umenye ko undi ku mutima. Ewana abana wandishije sinzabibagirwa. hari umuntu mbajije abanyarwanda bagira amagambo ngo utwo tuntu turi mu menyo baratuvukanye Ariko se futatu umva abantu ko wamugane ko abantu bajya badukuramo twayo kuko twahize. ngo birajya ku murongo Amenyo yawe waragorana. nasabwaga igaraje rifatika Ubwo se kwa amenyo yakoze uburebure bizagenda gute? ari uduproteine ndi kunywa natuguze muri Quebec City. Umva nawe uzafunga iyo nyinya nta muntu w'umusaza mani ufite inyinya ako se ngende umusaza hemani ko n'uruswene uzi kuri mwija umuntu ufite inyinya bamwita mwija niko tujya tubita umva nabonye akavideo kawe bakubaza ngo ni ikihe kintu ngo batari bakubwire ngo kuva ukiri umwana kuva wabaho. ese nabeshye man hari umuntu urambwira ko ndi muremure nta muntu urakubwira ngo ndi muremure. hari umuntu se wari wabimbwira man sha yabatebya kabisa. Umva Kenny yo uri muremure uri muremure sheri uri muremure niyo ndabikubwiye. Bana we ariko ndumva rero man niyo mpamvu njye nkubwira ngo man ihene mbi ntago wayizirika ari nziza man ako njyewe nawe ninde mubi ninde njyewe nawe ninde mubi ni iyihe hene mbi kuri njyewe nawe ori shashi nkabisekurume oya uri sekurume nkabishashi urutse kiriku ngo yo kiriku wa mugaruri kiriku yarambwiye ngo uri kasongo yeye umbari na mbwa oya nta kasongo kabisa. dore umuhungu wanjye Pazo yaje ntabwo nzibagirwa poste wari ugiye gushiraho kabisa YouTube ikakubwira ati tinya ko na n'ubu ngubu muri dashboard yanjye Instagram yanjye itemera kubera gupostinga iyo boro ya Pazo bro yari ifite umutsi inyisi proje ira proje yari ifite umutsi bro yari ifite umutsi proje imitsi kasemo gutya wanjye zumva nagushobotse mwana nagushobotse kabisa. oya ariko jemba nimo nigendera gake umva none se abantu baba babonye fenomena man cyangwa ni bya bindi byose abantu bari by the way ureka nkubwire jewe rero ukabwira ikintu kimwe wowe numbona ukajya kubona umuzi uburyo bwabaga wajya kubona nkabona ukabona ndiyihoreye ntabwo nimo ndabyirukamo cyane menya ko iyo boro yarangiye ubu fenomena shaka iyindi ndirimbo fenomena ni hit byarangiye
dufite gushutinga ariko urabizi gahunda dufite muri Samamani ahitwa Imore Yare tusigaye twita ngo Imore Yare na za Orowa gusa ntuzongere gusubira Gatina hariya boro ntawe tuzasubirayo ngarekera ntushyire ibindi bintu urenzeho ibindi bintu ubundi tugiye kujya dukorana live mpita nkubwira ni Dumba ko kantu buzerekeraho ntagire ibindi bintu urengaho ngushireho ibindi bintu ushiraho ngo impamvu utagomba kujya Gatino ngo ugomba ngo kubera ngo no ukuvuga icyama cyo kavuga ati birahagije icyo ni igitekerezo cyari igitekerezo ariko wamuga n'ubusobanuro bwanjye nibwo bubi man erega gukomoza hose ikibazo man ubusobanuro erega Belinda aranyanze arakwanga se cyangwa erega Belinda man ni umwangavu man ntago munga Belinda ageze aho ngaho arandu haravuga ati no mu Karitasi enough is enough enough is enough for music industry ariko rata enough is enough uru ruganda rurimo imyanda Sentongo enough is enough uru ruganda rurimo imyanda hari ubuntu buba butwika bwikira ku mbuga bugahita bwigendera ninde ufite gahunda twipangiye abanyarwanda Fenomeno Kenisoro ikuri media platforms zose ushobora kuyisanga kuri YouTube ushobora kuyisanga kuri iTunes ushobora kuyisanga kuri media platform Spotify nini umuhungu wacu yarabyaye untereye impuhwe ko numvise ko ngo ukigera mu Rwanda wongeye gutera inda ndacyazigira ndacyazigira Nesiera zikamuye zimeisha harakanu kawe nibuze kanseta kandi ntabwo uzi ko gakora urabona ukuntu ujya ufata umuntu ukamfata gutya mu ijoro ugahita untwara kuri kontwari let's take a shot man let's take a shot man let's take man Dumba ariko nagushobotse man nagushobotse kabisa gihunga man nuzajya ubona nje gihunga man gihunga kabisa zagihunga none ubu ndagarukana amashagaga ntabwo nzaba muri muraniga umuntu byonyine ngo let's take a shot man kugira ngo Karitasi muri Canada iminsi 2 let's take a shot iyo axe uyikuye ya urimi tunazungumuza kidogo tunazungumuza Kiingereza ngo let's take a shot turagukunda cyane ariko abantu baragukunda barabikunze abantu baragukunda barabara muri comment ndashaka mumbwire Fenomeno muri murayitekereza iki mu magambo abiri icyo utekereza kuri Fenomeno turebe ariko abantu babara hanga Dumba abantu mane baje bahita banabyerekana mane berekana nyine impamvu nyine ibyo bintu berekana imbarutso urukundo berekana nyine yanyu Fenomeno ko se wa mugane wa mugongo berekana abantu baranga turi 259 abantu 259 bongeye bakasubira kuri bira bintu zirambuga zose bakazicamo miliyoni ni TikTok ni nk'agafanta miliyoni muri fanta ntabwo ari ngombwa kugura ama views ngo ni harimo ariko uzi ko ugura views hari abandi bantu ntabwo hano tujya tugura views mu Rwanda Kevin kadagura views yo ya man kumva mubwira abantu bagura views
Kevin kadagura views, Mhm. Chris Easy agura views, Bruce Mhm. umwami, The Ben arabimubujije. Mhm. Wowe simbizi neza sinkwizeye. Davis D agura views, ibyawe simbizi. Ngarambujije nagusha nese mani bazigura gute ko nanjye nazajya ntabo Nigeze kugurira fifira ye ariko biragapfa. Uzi ukuntu zihenda, bariya kayita tufite amafaranga. ako mani kuki abafana bacu basigaye bita amazina mbonye ngo murinda habire ni ngarajoyininze uziko ari igihe ita wancana ukahita unamwadinga uvuga ngo wasanga niwe oya ntago ari wasanga yagoswe ahubwo yarazi ko wasanga yagoswe yarazi ko ari agafake account. Ese ko mutarakorana ikiganiro mani, rega muri kwa murinda habi niho hasigaye n'abantu bakunda umuziki. Sha Yagoko ya nanjye ndi kubiteganya Yagoko yagiye kandi ariwo mundi muntu abantu bakunda umuziki bajyaga kwa murinda. Ariko turamukumbuye mani, Yago tuba tumukumbuye nuko iminsi ari imitindi. Yago nagaruke mu Rwanda, amatiku yararangiye birabyashye. Yago nagaruke mu Rwanda, Yago nagaruke mu Rwanda. Yago mukuri live niho ngiye kubivugira. Yago garuka mu Rwanda, garuka mu Rwanda. Naze ntagikuba garuka byararangiye. Twongere kubera ko buriya hari uburyo nyine ibintu biba bikeneye izindi ngufu nyine, tuba dukeneye nyine abantu bose tuba dukeneye muri ndahabi, tuba dukeneye Yago, tuba dukeneye Emi, tuba dukeneye abantu benshi nyine ahangaha, tuba dukeneye Sabe, tuba dukeneye bose nyine kugira ngo nibura ibintu bikomeze kugenda nk'uko byamye. Muri ndahabi ati ni jewe wa Big Papas, we ni muri ndahabi rega nawe mani ngugu bari mu mabiri agakobwa ke bagatwaye atabyiteguye. Muri ndahabi afite muri ndahabi ukuntu ibintu byamugendekeye. Wese ibintu nkubwiye umva Dive yari yakubye ngo muri ndahabi yarindiye urugo rwe imbere y'umuryango, kumbe abagiye kurucyamo bakiye inyuma. Ariko mani muri ndahabi muri kumurenganya mani, none se muri ndahabi yari kuzamurongora umwana ko yigiriye umugisha, niba yarikundiye mureke kuzana ibintu. Ikibazo cyacu rero nicyo ngiki. Ariko ikibazo wowe nabonye warabipostinze nkaho bakuriye gapapa. Umva afata Tina, waramubonye Vestina? Umwambike nka Sirene. Reba ukuntu bise wifata wandaye.